Stay updated here in the Reflection Show on Victory TV 113 on Star Time. Reka tujye tubahe ikaze of course ni muri fashion cyangwa se makuru ya fashion of course abari imyidagaduro tugenda tugana mu bice bigiye bitandukanye ariko none turi mu gace cyo kugaragaza imideli cyangwa se kumurika imideli abari ibintu byinshi bitandukanye cyane kuri abizi ko tujya muri fashion mu muco ndetse n'andi yatandukanye tukazana abantu babizobereye cyangwa se basanzwe babikora kugira ngo dusobanure neza urugendo of course banagira inama abanyarwanda ndetse n'abantu bose badukurikirana kuri Victory TV mbihe ikaze cyangwa se mba ikaze uyu munsi nagize amahirwe ko ndi kumwe n'itsinda rigari ni Hidden Fashion Model cyangwa se Hidden Modeling Fashion ni itsinda kuza kuri ubu maze gukora byinshi bitandukanye baraza kugira bidusobanura byinshi bigiye bitandukanye ndi kumwe na Madame cyangwa se n'umwe mu ba designer bakomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda bakora muri iryo tsinda ndetse ndi kumwe n'umwe mu musore none bakomeye cyane mu Tarugwe no mu fashion of course aragenda nawe atubwira byinshi bigiye bitandukanye of course yatanyambaye ikaze meze neza mama so wenda impamvu navuze amazina yanyu gace ku gace no kujya muze kwivuga ndaza guhera ku mubyeyi of course watanye twibwira nko mu designer amazina yanjye yitwa Mugeni Diamond Diane abanzwe ku izina rya Mundi designer Mundi designer ndekwe na Robe wow ni bimwiza cyane gusa none tujye muri background neza cyane uko tubanje gusa sinzo turebe hejuru turebe ko bihagaze ubundi se Hidden designer yatangiye ryari ni ikora gute mu buzima busanzwe Hidden itangiye no mwaka Hidden Fashion so naga Hidden Design Hidden Fashion modeling itangiye no mwaka dukorera kuri Stade Amahoro Remera dukora kwa gatatu no kwa gatandatu turubyiruko ya mu rubyiruko so mukoresha abantu bangahe mukana abantu bangahe members n'ibiki mugari dufite aba members 24 n'umucoach then na designer wacu ubwo niho nyine baturatu bose kuri gender balance muhagaze gute gender balance bashiki bacu baraturuta kuko niwe ari kubyitabira cyane muri no minsi 19 mu managing gute gufata abashiki banyu 19 cyangwa hari nabigira abahungu gerageza kwisanisha nyine niyo coach akubwira ati no munsi ugiye gufata rero y'umukobwa nyine bagenzi beta nyine ishusho muri beta bana kuri umukobwa nyine kuko ugiye kwerekana inambuko za gikobwa ushaka kugira gikobwa mu mwitozo ariko ntaga kuri stage nyine cyangwa se mu kirori wajya no kugira ngo ufatanye of course no kubufatanya ariko wenda nano tubwiye no muri Mundi cyangwa se nka Mundi designer ni itsinda cyangwa ukorana na Hidden Fashion wewe murana na Hidden Fashion niyo yerekana imideli kugeza ubu turi gukora we ibyo bitangira ryari cyangwa se we bitangira exactly kuvuga ati wenda gukorana n'abangabo gukora na Hidden bitangiye umwaka batangirana oh wow ni ibintu byumvikana kandi kongera kunashaka kubyina ariko none dufite challenges wenda ndaza guhera nk'umubyeyi ushaka kwenda ufite n'umwana cyangwa se n'abandi bana wenda bakuze cyangwa se ushaka kujya mu byo ukora kugeza kuri ubu ngubu ni challenges zikunze kugaragara ku babyeyi cyane y'abagabo cyangwa se abagore ukumva ko umukobwa ari muri fashion cyangwa se umusore muri fashion agiye kujya muri ya mico mibi agiye kujya muri ya sura itari nziza byenda bivuga ngo wenda bishobora kuba byaragaragaye imyaka tutazi ariko bikamenya ko affectinga muri iyi myaka abo bantu mwebwe mu managing gute nk'ababyeyi ni urugamba rukomeye tugomba kurwana kuko ababitangiye mu Rwanda bamwe na bamwe bagiye bagira isura itari nziza ya sosiyete ya sosiyete nyarwanda cyangwa niyo hanze y'u Rwanda biragoye rero kuri ubu ngubu kumvisha umubyeyi ugiye gufata umwana we ukamwinjiza muri iyo monde ya mode akenshi ahita abona yasura mbi ni twebwe rero nk'abanyamideli ni twebwe nk'abamurika imideli bagomba guhindura yasura bakerekana isura nziza kandi nkurikije uko muri no minsi bimeze ngomba kugenda bijya ku murongo ku buryo n'umubyeyi ukanguriye ubona umwana we afite impano iyo ngiyo iyo bimubwiye arabyumva kuko hari indi sura abanyamideli b'Abanyarwanda bamaze kugaragaza okay wena nkikuriho umuntu uzi kudufasha neza noneho urumva ko isura irahari nko mu design cyangwa se muri modo murimo kubyumva neza kugira ngo musisengure n'abanyarwanda ese no nk'uwo muntu ufite icyo kibazo cyangwa se uwo mubyeyi ni irihe jambo cyangwa se ni heze nama wamubwira icyambere ni ihumure
kandi ntunahakane ibyabaye kuko biba byarabaye ku mugaragaro, ariko ukamwereka icyizere n'intumbero, ukanamwereka ibyo umaze kugeraho cyangwa bagenzi bawe, kuko hari benshi bakoze mbere yacu kandi bakoze byiza byagaragariye sosiyete nyarwanda. Bityo rero bituma n'umubyeyi agira icyizere cyo kohereza umwana we, kandi n'abo bana tukabakorera suivi igihe turi kumwe nabo, tukaba tuzi imikorere yabo, ndetse na hanze iyo tumaze gutandukana ugomba gukurikirana umwana, kuko iyo yigaragaje nabi kandi mukorana nawe isura ryawe n'izina ryawe biraza kwangirika. Wenda wote turi kwandira rw'ababyeyi ko turi ku ruhande rwabo bwite bandi babivugwaho cyangwa se bikorwaho, mwebwe nk'urubyiruko mubikora, cyangwa se umukobwa wenda nta mukobwa wenda mwazanye ahangaha wenda nawe kuza kwitubwira neza wenda ku ruhande rwabo, ariko wenda wisanisha nk'umuyobozi wabo, mukora iki kugira ngo ya sura yabaye muri ya myaka mwebwe mutanazi byashoboka muyirwanye? Kubera ko kugeza kuri ubu ngubu uravuga ngo ndi umufashion, ngo ngo ni babandi bavuga ngo ndi umumenya muri kimideli, ngo ngo n'undi twahuriye ahandi. Mu birwana gute cyangwa se mu rugamba no kurwana gute? Iki ni ikibazo bamugana gikomeye cyane kinavuga muri fashion, kuko hari isura ababanje nyine basize bigoye gusa mu mitwe y'abantu, ariko ibikorwa cyangwa se ibyo bakoze twebwe turiho ubu ngubu tugomba nyine guhanagura imitwe y'abantu, ibyo bikorwa bakoze twerekana ibikorwa byiza. Rero icyatuma cyangwa se igituma bagenzi bacu cyangwa abo dukorana baguma muri iyo si yuko bagira intumbero zo kujya mu byiza pani ibyo bibi byaje muri fashion. Icya mbere ni passion nyine y'umuntu ku giti cye. Iyo kubagize icyo gitekerezo uvuga ati ngewe mfite iyo mpano ngomba kwigaragariza abantu, then ukaza kwihuza n'abandi babikora. Twebwe rero tumaze kubona abantu nk'abo ngabo, abantu bafite ibitekerezo bitandukanye, tugerageza kubahuza, tukabaganiriza, tukabereka nyine ibi byabayemo n'ingaruka zagiye zikurikira. Rero nyine tukagerageza guhuza ibyo bintu, tukabibereka, twereka ingaruka zabo, kugira ngo nawe najya no gutera ikirenge muri bya bintu azi ko bizagira ingaruka runaka azabanza bitekereza. Of course birumvikana nk'urubyiruko cyangwa se ku bantu nkatwe urubyiruko hari byinshi tuba tugomba kwirengagiza cyangwa se tukanashyira kone kuyo dukora ibindi, ariko natugaruka no muri fashion muri rusange, cyangwa se ni nka business. Of course ni nka business, nka moon designer wenda kujyana n'uburyo mo kubafashamo, cyangwa se nk'umuntu ushaka kujya muri fashion cyangwa muri designing, nihe courage wamuha cyangwa se wamukoraginga gute kugira ngo abe mu? Of course abenshi dukurikira amafaranga, ni nayo monde turimo. Ibyo bintu mwamufasha gute umuntu? Ukwezi ntabwo kurimo ndakeka ukwezi urebye kurimo ni konyine hafi aho ngaho. So mutwana ko yagiye ku banyarwanda mwe mushaka kumurika imideli, cyangwa se mwaza kwimurikira imideli, mwe mushaka kureba abanyamideli cyangwa se ababikora, mushaka kubera ababerwa cyangwa se abigendera neza, nta handi deli nahanga dore uyu muntu murebe neza kugira ngo zimwihere amaso kuri tariki 14. Of course tubona kugenda wenda tugana mu minota ya nyuma yacu dufite. Of course ndaza no kwibariza noneho ubundi urubyiruko rw'abanyarwanda nihe nama wabagira? Icyambere ngewe nagira inama urubyiruko rugenzi rwanjye, icyambere ni ugukora ikintu gikunze. Iyo ukoze ikintu gikunze nkuko umundi yabivuze, ntabwo wajya mu kintu uvuze ati ngiye kugenda nkurikije amafaranga. Ya mafaranga nuyabura cya kintu kizapfa. Ariko iyo ukoze ikintu gikunze, niyo amafaranga ataboneka uno munsi, ariko irashobora kuboneka. Gukora ikintu gikunze, kubaha, iyo ni inama ya kabiri nagira bagenzi banjye. Kubaha umuto n'umukuru, natwe turubyiruko nyine kuza muri practice. Mba dukora kwa gatatu no kwa gatandatu, nkamenyesha mu rugo ni kwa gatatu amasaha nangaya sinzaboneka kubera ari igikorwa nagiyemo nyine kandi biba bizwi. Ni ugukora ikintu gikunze no kugira discipline. Muri rusange nko mu banyarwanda cyangwa se muri rusange ku banyarwanda dukurikirana akanya, twakurikirana ibikorwa bya Mondi Fashion, Mondi Design ndetse na Hidden Fashion. Mondi Design akorera kwa Photo Musa, hanyuma mboneka no ku ahagana hehe Photo Musa? Ni hagana hehe? Photo Musa ni munsi ya Beka ku muhanda wa Karisimbi. Ugeze ku iposta ni nk'metero 20. Okay, kuri social medias nkoresha Instagram Mondi Rwanda, na Facebook ni kimwe Mondi Rwanda. Wow. Naho muri Hidden Fashion aho twakoze nayo dukoresha natwe Instagram Hidden Team Models tubona. Na handi hantu ngo hakurikirana Facebook, twabaye dukoresha Instagram gusa. Basta of course. So ni byo ngibyo rero twanya tunaganiraho gusa wenda ku
ahantu mushobora kuba mwakomeza mutanga ibitekerezo byanyu, mushobora kujya mwitanga ibitekerezo byanyu tukabica kuri social media zabo, of course bakagenda bibona. Of course twabwiye social media zabo ushobora kujya kuri Mundi Rwanda kuri Instagram ndetse na Facebook ukamwandikira, cyangwa ukaca iwacu kuri social media zacu Daily Reflection Show kuri Facebook, kuri Instagram ndetse kuri YouTube channel, ubundi ukagenda wirebera byinshi bigiye bitandukanye ndetse ukanatanga ibitekerezo uko wumva babikora cyangwa system cyabo cyagenda kugira ngo bagende bamererwa neza. So wenda tunagarutseho byinshi bigiye bitandukanye, tunasoza ijambo ryanyu cyangwa se last remark cyangwa se last remarkable ushobora kubwira abanyarwanda. Abanyarwanda icyo nababwira ni uko bakunda imyambarire, ni ukuri yaba ikigero icyo ari cyo cyose cyabera, baba banini cyane, baba bamugaye, baba batoya, baba bakuru, kandi tugakunda kwambara bitewe n'igihe n'imyaka yacu, mbese tugatanga ubujyanama ku myambarire. Yego. Ikindi nagira nk'inama n'urubyiruko gukura amaboko mu mifuka, hanyuma bakitabira umurimo bakanawuhanga. Murakoze cyane. Stay updated here in the Reflection Show on Victory TV 113 on Star Time.